Turabasuhuje abakunzi bavuze impanda y'isaraje, aho tugiye kurebera hamwe icyigisho cy'ubuzima, tugiye kureba amavuta tugomba gukoresha n'ayo tugomba kwirinda. Tugeze mu gihe aho Satani yibasiye cyane iby'ubuzima, ku buryo dusabwa ubwenge n'ubushishozi kuri buri kintu cyose dukoresha. Dukurikire. Akabosco Kwizera. Itariki igicuruzwa cyakoreweho n'igihe kizarangirira nibyo abaguzi n'abacuruzi benshi bitaho cyane igihe bahaha ibicuruzwa birimo n'ibiribwa byakorewe mu nganda. Nyamara hari ibiribwa biba birimo ikinyabutabire cya hydrogen gishyirwa mu mavuta yifashishwa n'inganda kugira ngo ibiribwa byazo bikomere ndetse binarambe. Ibi biterwa n'uko nta bumenyi buhagije bafite kuri iki kinyabutabire. Cyane rero nkatwe abacuruzi twita ku matariki y'igihe igicuruzwa cyakorewe n'igihe kizarangirira. Kuri ibyo tukabona kurangura icyo gicuruzwa. Ikintu nzirikana cya mbere ni ukureba nimba bitararangije igihe, expired date. Narangiza nyuma yaho ibya ingredients ntabwo njya mbyitaho cyane. Bityo rero umuntu wenda ukeneye kugura igicuruzwa runaka arareba akareba nimba icyo gicuruzwa we atagikoresha. Hari n'uba akeneye wenda kubyibuha akaba yagikoresha nimba kirimo amavuta. Hari n'uvuga ati wenda ikintu kirimo amavuta agiye sinkishaka, we arabanza agasoma nk'umukiriya. Nk'amarante ni ifu ikomoka kuri Impuguke mu by'imirire Left Yesu arasobanura impamvu abanyenganda bashyira icyo kinyabutabire cya hydrogen muri ayo mavuta. impamvu babikora ni ukugira ngo ayo mavuta icyambere ntabwo apfa vuba, icya kabiri resistinga ubushyuhe, ntago yicwa n'ubushyuhe vuba, ikindi ariko yongera uburyohe mu biryo bayakoreshejemo, ikindi kandi agatinda gupfa, bigatuma rero inganda ziyakoresha kuko kandi abanahendutse. Ayo mavuta rero ashobora gutera ibibazo umubiri wacu. Icyambere yongera ibinure bibi byo mu maraso, ibyo twita LDL cholesterol, ni ubwoko bw'utunure tubi dufunga imitsi. Ikindi agabanya ibinure byiza byo mu maraso, cholesterol nziza. Ikindi ayo mavuta agira uruhare mu kongera ibyago byo kurwara indwara zifata umutima. Ikindi bikongera ibyago byo kuturika kw'imitsi, ibyo twita stroke. Imitsi wa mutsi wafashe mu tunure twinshi, noneho biba bishoboka yuko uyu muvuduko uzamutse wa mutsi ushobora guturika, noneho umuntu akagira ibyo twita stroke. Ikindi ubushakashatsi bwerekana yuko ikoreshwa ry'ayo mavuta rishobora kugira aho rihurira no kurwara uburwayi bwa diabete y'ubwoko bwa kabiri. Katureba amavuta tugomba gukoresha n'ayo tugomba kwirinda. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza buciye ukubiri n'ibyago by'indwara ziterwa n'amavuta abantu badasiba mu gikoni, nkwingingiye kubana nanjye muri iki kiganiro kuko tugiye guca akarongo ku bwoko bwose bw'amavuta. Amavuta ateza ibyago byose bibaho. Ndavuga amavuta akomoka ku bimera bavuga ko atari mu rugimbu rwinshi. Ukunda kuja kugura amavuta mu isoko ukirirwa urunguruka kuri etajeri amavuta yanditseho ibirango ko ari amavuta meza, hari aba yanditsweho ko ntacyo atwaye, andi ngo wayavanga n'ibyo kurya bikimara gutogota, yemwe andi ngo uyakarangishije yabasha kwihanganira ubushyuhe n'ayandi mazina menshi. Icyo ukwiriye kumenya ni uko ibivugwa bitandukanye n'ukuri. Amavuta abantu benshi batekesha mu gikoni ahindanya ubuzima bwabo. Amavuta turi kuganiraho ni amavuta y'amakorano y'inganda. Aya mavuta yiganjemo amavuta ya soya, amavuta ya kanora, amavuta y'ibigori, amavuta y'ibihwagara, amavuta ya nuwazete, amavuta ya rizati, amavuta ya koto n'amavuta y'ubunyobwa. Aya mavuta bayanditseho ibirango by'uko nta rugimba agira cyangwa utundi turango dukurura abaguzi, ariko ibi byose ni iyamamaza gusa ritagira shinge na rugero. Nushaka kumenya amavuta meza ataguteza ibyago uzayashakira mu byo kurya by'umwimerere nk'ubunyobwa, avoka, soya, ibigori, ubunyobwa n'ibindi. Bishatse kuvuga ko kubyitekera ukabirya uko byakabaye, ibindi ukabirya ari bibisi, aribwo waba winjije mu mubiri amavuta nyakuri. Iyo ibi bimaze kugera mu nganda bakabikamuramo amavuta nibwo akaga kaba gatangiye. Nubwo bayakamuramo akaza asa neza, n'ibyo bayakamuyemo ntibisobanuye ko aba ari mazima. Amavuta y'inganda bayuzuyemo uburozi bwinshi bumunga ingingo z'umubiri wacu. Niyo mpamvu mu bitaro huzuye abarwayi benshi. Iyo amavuta yo mu bimera ahuye n'urumuri, ubushyuhe na oxygene bari kuyatunganya mu ruganda,
ahita atakaza umumaro. Niko bigenda no ku bindi byose bitunganyirizwa mu nganda. Uko tuyagura tukayabika mu rugo niko arushaho kongera akaga ko kwangiriza umubiri, kuko arushaho guhura na oxygene, agwiza ibyonnyi by'umubiri bihindanya ubuzima bw'abaryi gusa. Nta kindi twunguka muri aya mavuta usibye uburibwe no kuyoboka ibitaro. Indwara ziriyongera, ngo umuvuduko ukabije, diabete, indwara z'umutima, kuribwa mu mara, indwara zo mu ihiniro, umubyibuho ukabije, amahwima n'izindi zose. Amavuta arushaho kudukubitira mu ngushi iyo tuyakaranze. Niwumva ari gupfiririza ku ipanu uzamenye ko ari kwivuga ikivugo cyo kukujwigiza ukimara kuyarya. Aya mavuta kandi abakize no kuri omega 6. Muri iki gihe abantu biyahuza omega 6 nyinshi, ariko ntibakoresha cyane omega 3 kandi ariyo nziza. Ibi babiterwa no guhorera ibyo kurya by'inganda gusa, ariko iby'umwimerere bakabikoresha gake gashoboka. Ibikize kuri omega 6 nibyo bitera abantu benshi indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwahamije ko aya mavuta mabare yatera abantu kwibasirwa na stress, bigatuma n'uturimo duto bakoze badusaruramo stress zibatera indwara nyinshi. Biragoye cyane kuba wariye neza ngo wibasirwe na stress. Ya mavuta ya soya mugura kungaye kuri omega 6 ishobora gutera ubugumba, atera uburibwe umubiri wose, indwara zo mu mavi, diabete, impyiko n'umwijima. Aya mavuta muyitondere. Uko abirira ku ipanu niko agera mu mubiri wanyu agahigira hasi no hejuru ingingo zose z'umubiri. Izi ndwara zose z'umutima aho ushobora kuba uri kuganira n'umuntu ukabona yituye hasi kandi inzogera irirenze, ikibazo si ikindi, ni aya mavuta afite abayoboke benshi. Wayasanga ahantu henshi kandi ibyo kurya yuzuyemo biba biryoshye kubi. Ibi byo kurya byahuruje imbaga n'iby'abantu biyakiriza mu birori bya mariage, imisango y'ubukwe, isabukuru n'indi minsi mikuru. Abantu bacuza ibirori batimaye ariko bigasozanya indwara zizabaheza mu bitaro. Urupfu ruri ku meza ya benshi ariko abantu bararusahuranwa nk'abari mu marushanwa. Ibi byo kurya byose uko byakabaye ni rwica ruhoze, bibaga nta kinya. Ibyo kurya byose bipfunyitswe mu bikopo, muri envelope, ifiriti n'injugu, ibirungo byose byo guteka, keke, imikati n'amandazi, amasosi yo mu bikombe, mayoneze, ibyo kurya bikonjeshejwe, amavuta yaheze mu bikombe n'urusukume rusosera. N'ibyo kurya byinshi byamamazwa na benshi ko ari bizima, bishobora kuba byubikiriyemo rusahuzi y'ubuzima. Nusanga ibi byo kurya byose muri supermarket nka salade, imikati, utu turyohera twose, uzamenye ko atari shyashya. Buri muntu akwiriye kwigirira amakenga. Igihe cyarageze ngo abantu bibera abarinzi b'ubuzima bwabo. Nta muntu wa none witaye ku buzima bwawe, kandi abakuru bashimangiye ko umusonga wundi utakuraza ku ijoro. Uyu mugani muri iyi minsi urasohora inyuguti ku nyuguti. Nicyo gituma buri muntu yakwitaza ibyamutera umusonga abantu ntibamusange ngo bamusanganize ibitamusonga. Kandi n'igihe ugiye kwitekera ibyo urarya iwawe, uje wirinda kubivanga n'ibintu ibyo ari byo byose waguriye hanze. Uje uteka ibyo wizeye ko ari umwimerere, nibwo uzaba wizeye kugira ubuzima bwiza. Ya mavuta yose bamamaza nubwo aba yanditseho ko nta rugimbu rwinshi ruyarimo, ntibisiguye ko ari mazima. Dukeneye ibyo kurya bikize ku rugimbu ariko tukaba twizeye ko ari umwimerere. Kandi no kwamamaza ngo aya mavuta twayakoze tuyagabanije mu rugimbu, nacyo ni ikindi kibazo. Niba waragabanije umwimerere w'iki na kiriya, wagitakarije umumaro wacyo. Nzi kuri somo rikomereye abantu benshi, ariko kuri kubuzima kuganja ahangaha. Aya mavuta y'amakorano niyagera mu miyoboro y'amaraso akayihindanya, ugasanga umuntu wari wizeye ko ari muzima yahindutse impezamajyo y'indwara uruhuri. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2007 bwagaragaje ko nubwo amavuta yakorewe mu nganda yaba yagabanyijwe mu rugimbu atayakuraho ibyago byo guteza indwara z'umutima. Noneho ushobora kwibaza uti, uyu mwotsi wo bite?
amavuta yanogerejwe yose ntiyagera ku rwego rwo kuba amavuta ataracumbiwe n'umwotsi, kandi na mbere yo gucumbirwa n'umwotsi aba yongewemo ibindi bintu byose bimunga umubiri w'umuntu. Iyo umwotsi wiyongereyemo akaga kikuba inshuro 10. Ibyiza ni ugucukubiri n'amavuta, nibyo byatanga ubwishingizi bw'ubuzima burambye. Amavuta yose anogerejwe mu nganda ateza ibyago bya kanseri, gupfa ukenyutse, kuvukana uburwayi bw'injyana muntu, indwara zose z'umutima, amajune n'agahinda gasaze, indwara zose zo mu mutwe nk'amazinda akabije, kujunjama no gususumira, kubyara umwana ufite ubumuga, umubyibuho ukabije, umwijima, indwara z'uruhu, indwara zibasira ibihaha ku buryo inzobere mu mirire zihamya ko kanseri nyinshi zibasira ibihaha zishinjwa gukoresha amavuta y'inganda. Indwara zose zo mu nda zishinjwa amavuta, umunyu n'isukari, ariko cyane cyane gitera ni amavuta. Amavuta atera amara kuziba, ibibyimba byo mu mutwe, ibisebe byo mu gifu n'uburibwe bwa twibanire. Niyo mpamvu tuvura umurwayi kandi twamuhaye umuti twizeye ko ufite imbaraga, ariko indwara ikanga ikamwunamaho. Abatunzi bibyibushye indwara mu gikona atekeramo, niba ukunda kurya amavuta, indwara z'umutima zirakuraririye. Iyo amavuta ageze mu mutima n'imiyoboro y'amaraso adindiza imikorere yayo yose. Sinzi imvugo nakoresha ngo mwumva akaga kose kubikiriye muri aya mavuta. Ubwoko bwose bw'indwara buterwa n'amavuta dukarangisha. Niyo mpamvu indwara zingana n'umusenyi wo ku nyanja. Nutarwaye uyu munsi rusibiye aho ruzanyura. Izi ndwara zose zishinjwa amavuta. Indwara z'impyiko, gusazira imburagihe, kwibumbira k'umwuka mu ngingo z'umubiri, imfizima, gukena kw'isukari no kwiyongera kwayo mu mubiri, diyabete, ubwivumbure butandukanye bw'umubiri, ibisebe bya kanseri, kuribwa mu ihiniro ndetse n'ubugumba. Maze ndore inzobere nyinshi mu by'ubuzima zizakubwira ko amavuta yizewe ari ayo wakamurira imuhira, n'amavuta aboneka mu byo kurya watetse nk'ubunyobwa, soya, ibihwagari n'ibindi byinshi. Ndetse hari n'ibyo warya ari bibisi kandi bikaba bikungahaye ku mavuta umubiri wawe ukeneye. Ibyo ni sezame, avoka, ubunyobwa, soya, ingano zimeze, intete z'ibihwagari n'ibindi. Ku bafite igifu gifite intege nkeya, bimwe babyotsa cyangwa bakabikaranga. Ibyo ni ubunyobwa, sezame, ibihwagari n'ibindi tutarondoye. Yategeye ahantu hose, ntabwo inyagamburiro, mu byo turya n'ibyo tunywa byose yarabiroze. Kwa muganga naho mwami ntabwo yahasize, ngwino dutabare